gutya urabona no umuriro uzatangira kuva kuri rege uza ujya kuri load yacu. Reka tubare noneho ko rege nayo umuriro wayo urabuze. Ukimara kubura tuzahita tuza duhita duswitchinga dushyire hano gutya muri 0. Tumara gushyira muri 0 twongera duswitchinge tuzane kuri ya backup yacu niba ari nka generator, umuriro utangire uve kuri generator uza gutya. Mwaye kazi kuri Titan Menya TV niwe Rwanda yizwe kuri channel, niwe bari gukanda subscribe, ukande like ndetse ukari no share ku bantu bose bifuza ko mwasangira umenye utandwa kuri channel. Uyu munsi tugiye gusobanura ku bintu bijyanye na change over. Umuvandimwe yari yabajije ngo njya numva bavuga ngo muri installation ngo izi nsinga ngo ni change over. Ntabwo nanditseho ngo ni change over why. Ubundi change over muri make ni iki? Change over hano by definition is a system used to switch power from grid line and backup system. Uvuga ngo ni system dushyira mu rugo cyangwa se ahandi hantu hose ubundi ikajya idufasha kuba yaduhindurira isoko y'ingufu turi gukoresha. Urugero iyo mvuze grid line ni uyu muyoboro wa rege, iyo tuvuze backup system ishobora kuba generator cyangwa se ikaba za inverter, ikaba ama UPS. Izo zose ni isoko z'amashanyarazi tugira mu rugo cyangwa se ahandi hantu hose dukoresha amashanyarazi. Rero hano umuvandimwe yari yabajije insinga, ariko dufite change over wire. Iyi ni ya mbere. Tukagira change over system, tukagira na change over switch. Bavuga ngo ibi ngibi ni ibintu bitatu twifashisha muri iki kintu twita change over. Iyo tuvuze iki cya mbere system yo nabwiye ko ukuntu imeze ni setup. Navuga ngo ni igihe dufite amasoko atandukanye y'imbaraga cyangwa se y'ingufu z'umuriro, yaba isoko ya rege, tukagira generator wenda ku ruhande, hanyuma tugakenera kuzadukoresha isoko y'umuriro imeze neza. Ariko akenshi ikintu cya mbere duhera kuri uyu nguyu uri main cyangwa se umuriro wa rege tukawukoresha. Hanyuma igihe cyose uriya muriro uvuyeho, iyi system yacu ya change over ihindura igahita ishyira kuri generator cyangwa se kuri battery niba ari na battery dukoresha. N'urugero iyi ngiyi niyo twita system. Noneho iyo tuvuze iyi switch, tuvuze change over switch, ni device twifashisha muri icyo gikorwa. Ni device dushyiramo hagati, ikaba yinjiramo insinga ziturutse kuri rege, ikinjiramo n'izindi ziturutse kuri iyo backup yacu, igasohokamo n'izindi nsinga zacu zijya kuri load cyangwa se ahantu dukonsomera umuriro, haba ku maprize, haba ku bindi bikoresho bigiye bitandukanye biterwa n'icyo dukoresha umuriro wacu. Urumva switch nayo byari byo. Hama rero tuvuze change over wire, noneho uyu muvandimwe yari yabajije ngo nizo yumvishe ngo bavugaho cyane. Change over wire ni ziriya nsinga, noneho izi nsinga ziva kuri rege zikajya kwinjira muri iyi system ya change over, niziva kuri generator zikaza kwinjiramo n'izisoka zijya aho turi gukonsomera umuriro wacu, izo twita change over wire. Hano dufite grid line ubwo ni rege, tukagira na backup, tukagira na load nabwiye ko ni ikintu icyo ari cyose gishobora konsoma umuriro wacu. Hano hantu tuhita tugiramo icyo twita change over system. Uvuga ngo iyi grid line izana insinga zayo, niba ari tirifaze zaba ari enye, tukagira na backup nayo ikazanamo tirifaze zikaba ari enye, tugategira n'izindi enye zijya kuri load. Uko iyo ari tirifaze ubwo dufiteho phase 3 na netre imwe. Ubwo hano niko iyi change over yacu yaba yubatse. Ubwo system ni yose muri rusange. Hanyuma twavuga switch ni iyi ngiyi irimo hano. Twavuga wire, noneho ni insinga izi ngizi ziri kwinjiramo zose ndetse n'izisohoka muri zo twita change over wire. Gusa tukaza kugira n'ikindi kintu cyo kwitaho. Ikintu tugenderaho wenda duhitamo ziriya nsinga zo turi gukoreshe muri change over system, tugomba kubanza kumenya ngo ese iyi system yacu igiye kuzajya icamo current ingana gute cyangwa se ampere zingana gute. Ibyo ni ugomba kugendera kugira ngo nubwo ko iyo umaze kumenya ampere system yawe igiye gukoresha cyangwa se niyo yaba ari circuit mu busanzwe, uhita umenya byibuze n'insinga uri buze gukoresha muri iyo circuit cyangwa se muri system yawe. Ubwo ndi kuvuga ku mubyimba w'urutsinga niho umuntu akunda kwibanda cyane.
hanyuma ikindi kintu ugomba kwitaho nanone mu gihe ugiye gukora systeme nk'ingiyi, ugomba no kwita ku ntera izagemuramo umuriro. Icyo ni icya kabiri, distance. Icya gatatu ni type of load cyangwa se ubwoko bw'ikintu kizakonsoma wa muriro wacu, kuko iyo umaze no kumenya nanone ubwoko bwa load cyangwa se bw'ikintu kizakonsoma umuriro wacu, nabwo uhita wanzura ukavuga ati bo nimba mfite wenda load ikonsoma umuriro cyane, noneho by'umwihariko wenda bikaba no mu ntera ndende, biraba byiza ko wenda bukoresha urutsinga rufite umubyimba munini kugira ngo rubashe gutwara current yacu neza, rudashyushye kandi rutanayibangamiye current, kubera ko iyo urutsinga ari rutoya rushobora gushyuha, kandi iyo bushyuhe bumaze kuza ahantu turi gutwara umuriro, ibyo bintu bisobanuye ko n'ubundi tugiye gutangira kubura umuriro cyangwa se kugira ibyo twita amarosses. Ntago ari umuriro nyine tubura mu buryo buri total cyangwa se bwuzuye, ahubwo nyine umuriro wacu ugenda ushirira mu nzira, niko nabyita, ku buryo dushobora kwisanga twakonsomye umuriro mwinshi, iyo twabona ibyo twakoresheje tukabona ni bikeya, niyo twita amarosses. Hanyuma izi change over switch nazo ziba zitandukanye. Izi change over switch nazo ziba zitandukanye bitewe n'iyo umuntu ahitamo. Ariko reka tubanze turebe mechanisme iba yubatse izi change over zacu. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ijya kumera nk'iriya relay, ni ukumva izo zitandukanira, kuko relay twabonye ko relay zizatugeza 12 nizikora kuri DC, nyine zisupplyingwa DC, ubundi zikaba za switching wenda umuriro wa AC cyangwa se n'undi wose, ariko zirazo ni uzigereranyije n'izindi ziriya zikora mu miriro mitoya. Noneho hari n'izindi relay zo mu mashanyarazi zo muri electricity nazo ziba ari nini, ariko zo zikaba zitandukanye n'iyi change over yacu. Change over rero mechanism yayo n'ubundi nayo imeze nk'iriya switch ya relay. Dufate urugero rwa hafi, dufate gutya, hanyuma ubwo hano turahita tujyana kuri load. Iyi ngiyi ni yo kuri reg, hanyuma hano ni kuri backup yacu. Ahangaha ni backup. Rero ama change over iyo yifiteho iyo iri manuel cyangwa se ugenda ka uriho switching ukoresheje ikuboko, cyangwa se nyine ubikoze manual, nibyo twita manuel, ni ibintu ukoresha n'amaboko. Ibifite ikintu kimeze gutya ufataho, kiba kigomba kurotatinga gutya na gutya, ugasanga wenda hano dufite reg, hano ugasanga tuhafite backup, ariko hano ikaba ifite 0 point. Nyine ubwo yirimo hano hagati, ubwo bivuze ko nta ruhande rumwe ibogamiyeho, bivuze ngo load yacu nta kintu biri kwakira. Ari nabyo dufite hano kuri uru rugero rwacu. Hano urabona gutya, hano turi muri 0. None turamuka duswitchinze gutya, urabona ahangaha umuriro wacu gutya, urabona no umuriro uzatangira kuva kuri reg ujya kuri load yacu. Reka tubare noneho ko reg nayo umuriro wayo urabuze. Ukimara kubura tuza duhita duswitchinga, dushyire hano gutya muri 0. Tumara gushyira muri 0 twongera duswitchinge, tuzane kuri ya backup yacu, niba ari nka generator, umuriro utangire uve kuri generator uza gutya. Ubwo rero icyo gihe uyu nguyu wamaze kuvaho, nkuko niko iyi manuel ishobora gukora. Hanyuma tumaze kureba noneho mechanisme ukuntu iba imeze. Ibi ngibi dukoze ni nk'ibyo wenda tubare kuri phase imwe. Ubwo niba ifite phase zirenze imwe, nibyo byandi byo muri relay naberekaga ngo ni single pole na double throw. Hano ubwo ni kuri reg, hano ni kuri backup, hano ubwo ni kuri load yacu. Kugira ngo hano tubyumva noneho uko bimeze tugereranyije twabandi twabonye relay zikora. Urabona gutya, nkuko urabona load yacu hano yabirimo irakura umuriro kuri backup cyangwa kuri generator cyangwa ku mabatiri bitewe n'icyo dukoresha nka backup. Hanyuma mu gihe iriya backup yanze, turaswitchinga twazana muri 0, gatujyana none gutya
kuri reg. Urabona hano turi gukonsoma n'umuriro uri kuva kuri reg ujya kuri load yacu. N'ubundi ni system ikora, murabona ko nta hantu bitandukanye na relay, aho bitandukanira n'iki na application cyangwa se ingufu bishobora gukoreramo. Kuko iriya relay buriya nubwo twabonye ikora kuri ishobora gutwara n'amashanyarazi ya 220 yanga muri prise gusa, ariko bitewe na load tugiye gushyiraho cyangwa se n'ikintu tugiye gucomekaho, relay zigira limite ntabwo kiri hasi nyine, tunaho zikora ibintu binini cyane. Ahubwo tuzagenda tubona ubundi bwoko bw'amarelay bushobora gukora muri high power cyangwa se mu ngufu ziri hejuru. Naho turiya nabekaga turiya twejo ubundi nafataga gutya, turiya ni dutoya. Ahubwo hari izindi relay ziba nini nazo ushobora gukora muri high power, ariko iyi changeover ntabwo ari relay ahubwo yitwa switch. Naho tugiye kureba amoko y'aya ma changeover tugira ngo ni ayahe, kugira ngo nayo tuyasobanukirwe mu buryo burambuye, kugira ngo mwabonye amafoto nakomeje kugenda ashyiraho agenda zigaragaza akoreka. Noneho turebe nyirizina. Ubwoko bwa mbere hano tugira ni manual changeover switch. Iya kabiri ni automatic iya gatatu ni hybrid. Hanyuma iya kane ni smart. Aya niyo moko ya ziriya changeover tugira. Iyi ngiyi iri manual mu buryo bworoshye. Iyi ngiyi ni ifite iyi ngiyi muri kureba hejuru, ugenda ufata ikintu ukajya ukaraga, ubwo ukaba waswitchinga ukuye kuri main power cyangwa se kuri reg ugashyira kuri backup yacu. Hanyuma iyi ngiyi iri automatique iyo irabyikorera, ni ukuvuga ngo iyo umuriro wa reg uvuyeho ibikoze ku buryo ihita switchinga direct igashyira kuri backup yacu. Nka kuri relay zikora, buri relay nayo ushobora kuyikoresha agasaku kameze nk'gutyo, bari kanzakabereka tugakore twese turebe ko dukoresheje relay. Nubwo tuzadukoresheje imiriro mito, ariko tuzayibona ukuntu nabyo bishobora gukora dukoresheje relay. Urumva automatique niko zikora. Hanyuma tukagira hybrid. Hybrid iba ari automatique ariko ikaba ifiteho na kiriya kintu cya manuel, ku buryo anytime ubishatse ugenda ukaba waswitching ukoresheje amaboko yawe. Urumva ibifitemo izi systeme zose yaba automatique cyangwa se manuel. Tukagira noneho n'izindi za smart. Smart zo muri rusange zo bari automatique, ariko nazo zikora nka hybrid. Ahubwo aho zitandukanira ni hybrid nuko za kenshi ukunda gusanga system ni manuel yazo, ukunda gusanga ahubwo aho kugira ngo ugende ukoreshe intoki ukaraga, usanga ahubwo ubikorera kuri telefone. Uyiconnecta kuri telefone ukoresheje nka application yayo cyangwa se bluetooth, ukagenda ukayegera ugakoresha telefone ukaba waswitchinga uko bishaka. Urumva yo iyi ngiyi smart nayo ni hybrid, ariko iyo manuel yayo uyikorera kuri telefone cyangwa se kuri computer bitewe n'icyo washatse gukoresha. Urumva muri make changeover switch nuko zikora. Changeover switch nabwiye ko ikora muri system ya changeover system, tukagira n'insinga rero zinjira muri iyo system y'isohoka zose nizo twita ngo ni changeover wire. Muvandimwe yabajije, nizere ko urabajije kino kibazo abashe gusobanukirwa. Nawe muri comment ubaze ikindi kibazo, kandi uyeje hanga iyi video umuntu ingenzi cyane tugurana kuri Tatemenya TV. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo ukande like, ukoreshe ku bantu bifuza ko mwasangira ubumenyi, ubundi duhuze ubutaha. Ciao.